Bakunzi ba Chorale de Kigali twongeye kubasuhuza. Tubashimiye uburyo mwatugaragarije ko mwakunze igice cya mbere cya filime mbarankuru ku mateka ya Chorale de Kigali. Muri icyo gice twibanze ku ishingwa ryayo, ku igitekerezo cyavutse, ababigizemo uruhare n'ibindi. Muri iki gice cya kabiri turakomeza kuganirizwa n'abayibayemo mu myaka ya mbere. Baratubwira ibigwi bya Chorale de Kigali. Ese ni ibihe bikorwa by'ingenzi byaranze amateka yayo? Uko imyaka yagiye isimburana se niki kitazibagirana mu byaranze Chorale de Kigali? Ibyo byose kimwe n'ibindi nibyo mugiye gukurikira muri iki gice cya kabiri. Reka tubashimire cyane rero ko mwemeye ko twongera kuganira. Ubushize mwatubwiye amateka menshi tutari tuzi ku ishingwa rya Chorale de Kigali. Ubu noneho ndagira ngo twibande ku bigwi byayo mu myaka ibanza. Ese ubundi uretse kuririmba mu kiliziya nta handi Chorale de Kigali yasabwaga kuririmba? Ku minsi mikuru ya leta. Nk'iyihe? Yewe hari indirimbo nibuka y'inteko ishinga amategeko donc yari mu gihe cya Kayibanda. Muri za 61 no 71 plutôt. Noneho Habyarimana afashe ubutegetsi, indirimbo ya mbere yasohotse nyine imusingiza ni Rutikanga impuruza. Yaririmbwe na Chorale de Kigali. Chorale de Kigali. Nawe ni abahanzi bane bahimbye. Ni Matayo Ngirumpatse wayihimbye. Icyo gihe Habyarimana yamaze gufata ubutegetsi. Akora tourne mu gihugu. Mu ma prefecture. Ageze i Kigali rero ndibuka hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 muri 73. Niho Rutikanga impuruza twayiririmbiye i Nyamirambo kuri stade. Mu by'ukuri mwarimbaga mu kiliziya ariko mukagira ikoreshyano. Hari agace kayo. Kikanga impuruza barayumvise ni Matayo. Kinyarwanda wari ikinyarwanda gikomeye cy'umwimerere. Mfite amatsiko yo kumvaho agace. Harakantu yari nziza cyane. Komaisano yurubana ni mamo. Yari inganzo ya Matayo rwose. Haraho yafashwe amajwi iri umuntu yashobora kuyumva yose. Simbizi mureka nka Radio Rwanda. Umenya nabanyifite kuri bwa bukasete bwa bundi bakera bw'utugozi. Mwarayikoze no muri CD noneho. Ariko uko twagiye muri studio yarayisohoye n'abashakaga kuririmba bose batirekareka ntawe ugiye gukora amakosa mwumva uriya muntu ibyo akora. Hari indi nanone mwavuze yahimbiwe inteko ishinga amategeko. Iyo ni imbere y'icyo gihe. Ubwo ni mu ihe myaka 71. 71. Iyo agace kayo kariho mwibuka. Yari inteko ishinga amategeko. Niko Komayingoro niko bayitaga. Oya Komayingoro ni ya Muswahili. Komayingoro. Ariko nayo yahimbiwe ikindi kigo. Iyo Komayingoro. Niriya urabona kari akazu umudepite yigeze kugwamo kari kuri Cour Supreme kare kajya ku ruhande rwo hepfo kareba kuri pariki. Kariya kari ministère de la jeunesse et des sports. Ariho Nsekarije yategekaga nka ministère de la jeunesse na sport. None bajya kuyitaha nibwo basabye Chorale de Kigali kuririmba. Ubwo icyo gihe ni nyuma ya za 73 ariko
njye nabazaga indi yo mu nteko yo muri za 60 yo muri 71 harako mwibukaho niyo ari nanga gusa inanga se ku ndirimbo profane reka ndebe we ntabwo nyitangira ntuza ndaririmba ka we zibyiza muri y'imyaka 10 tuguhereye impundu z'urwunge ntekwihamye yiziye demokarasi. byiza cyane iyo yahimbwe nande ni Matayo numva afite ibigwi rero uwo mugabo yahimbiye ntuzi inteko ishinga amategeko kuko inteko ishinga amategeko yagiraga le 25 septembre wari umunsi w'inteko ishinga amategeko. uvuga biravuga rero ko Kigali yagiraga intego zitari kurimba mu kiliziya gusa muri rusange yahimbaga n'izindi bakajya n'ahandi. ese ubu uretse Matayo uretse Solve uretse Napoleon bamwe muvuzeho nta bandi bahanzi tuzi muri iyo myaka bahimbye indirimbo zikomeye zizwi. icyo gihe hahimbaga ngira abanyaginya birumvikana nawe Padiri ngira abanyaginya ubwo ni izo mu kiliziya kenshi nizo naho mwazikuraga. mwagiye rero mutubwira indirimbo zahimbiwe ibindi bigo nk'inteko n'ibindi bigo mwatubwiye si kwa Radio Kigali yaririmbye misa ya papa ubwo se icyo si igikorwa gikomeye mubitubwireho nuko byari bimeze uwo munsi n'uburyo mwayiteguye ese ku cyundi rimwe batoranyije kugira ngo muyiririmbe. ryaturutse mu nama y'abepiskopi nyine bategura urugendo rwa papa mu Rwanda noneho baza kuvuga kuri Radio Kigali abitwa abapadiri Karibushi bati mwaretse n'andi makoraniro y'akazagira uruhare nuko bakora ku buryo kuri Radio Kigali zarimba principalement ariko n'andi makorari akaririmba ntoza inyuma. ubwo rero programu ya misa yarimbwe na papa amakorari yose yari ahari ariko iyobora ariko Radio Kigali. ubwo ni muri za 90 mbere yaho se nta bikorwa bikomeye mbese mutubwire muri rusange ko Radio Kigali mwavuze intangiriro zayo n'abayishinze abo bose mwagiye muvuga Jean Marie Vianney ngo yanaraje biracika ariko nze gukoresha ngo biracika nyine birakomera ko Radio Kigali yarakomeye ikora iki muri rusange mbese tuzamuke tuvuge ibigwi twumve. urebye igikorwa kitazibagirana ni yubire yo ku Nyundo turirimba Mushumba Ushagawe. iyo ni indirimbo nta majwi y'abadamu yari arimo twarayiririmbye ndumva baranaduhaye amafaranga ntabwo nibuka umubare. abepiskopi baduhaye amafaranga dore uyu niwe wayiyoboye ubundi ni muhe mwaka ni yubire y'iki? yubire ya Musenyeri Bigirimana 50 ans za sacerdoce. ni ukuvuga ko iriya ndirimbo Mushumba Ushagawe muri mu wa mbere bayiririmbye nitwe twayiririmbye niwe wayicurandese we ntabwo yari France kuko ari profane nyine ntabwo twashyiragamo inama. hari akamoso kayo mwamwibuka niyo mwafatira hagati kuri kwa Mushumba Ushagawe hari akantu mwibuka abantu twara batayizi. Hanisheja Mushumba Ushagawe Tahanisheja Mushumba Ushagawe Impotore zawe ninshobera buvivi ziwacanye uruti nta mugayo none bizi cyane ese mwazagarutse muri korari ko ndeba amajwi acyari ni ukuri mwagaruka kandi byaryoha. iyi niyo ntuza twajyanye kwa papa twambaye twese hano angaka muri ribya yaragafite
twari imbere ya ritari ya papa inanga y'uyu iteretse hariya hahandi kuri kaburimbo urebe ugeze Nyandungu hari ahantu hari umusaraba aho alitari ya papa yari iri abakaridinari bari bakikije n'abasenyeri utamenya umubare noneho rero nkatwe nyine numero 1 twari ku numero ya mbere service A ubwo service A nabo nyine bagomba kwegera hafi ya papa izindi za B na kino twari imbere ya ritari ya papa turirimba amatahiri twambaye uniforme itagereranywa kuba nta mafoto yabaga icyo gihe nabi ibyo byose hari aho yaboneka mu birori nk'ibyo ntabura haboneka ikabwaye ngo barayifite menya ngo babifite ubwo icyo gihe mugarutse muri 90 ariko mwari mwakomoje kuri myaka 50 y'ubusaserdoti mwagiye mwari twatangiye kuvuga ibigwi bya Chorale de Kigali twasubiye inyuma nyine tujya ngo tuzamukire rimwe mwari muhereye kuri ibyo birori rero ngo by'akataraboneka byo ku Nyundo ntabwo mwari mubirangije neza numvaga hakirimo biteye amatsiko ni muhe mwaka ni usaserdoti bwande bigenda biti icyo kuki mu kite gikorwa kiremereye nyine uburemere bw'icyo gikorwa ni muri 79 le 3 juin hari kuri Pentecôte 79 le 3 juin hari kuri Pentecôte umusenyeri wari wagize umusenyeri Bigira Umwami akaba rero yahimbiwe iri yandi yari yagize imyaka 50 y'ubusaserdoti n'imyaka 70 bari n'itanu y'ubuvuke 75 kuko yavutse muri kane hanyuma rero sinzi na 25 y'ubusenyeri mwaserukana umuco rero ubwo icyo ni igikorwa kimwe muri kimwe mu bigwi tubonye ariko hari ibindi ntabwo mbwira ko kuva muri 66 kugera muri 90 tuvuge nta bindi bikorwa Chorale de Kigali yakwirata yakoze bizwi cyane mu gihugu cyacu hari yindi hari mwibuka tujya gutaha iteme rya Rusumo indirimbo nziza niyihe harya nayo yabaye nziza cyane iriya teme tuzi baritashe nka Chorale ubwo ni muhe mwaka twambaye uniforme ariko ni muri 72 ngira ngo twambaye amakanzu ya Kiyovu dore ko bafana bose nibyo hari Gakarama yatangaga amafaranga aho hirya no hino niba ari watanze amafaranga yo kugura uniforme Matayo nawe yari umuyovu baturanye na Gakarama Rulindo bivuze hacu ko byari bikomeye nuko rero muragera icyo gihe se ni indirimbo yo gusama nta misari ihari ni Nyerere na Kayibanda ubwo nabyo ni ibigwi tugomba kuvuga mudushakire n'ibindi rero izi ndirimbo zikomeye mwaririmbye na Kayibanda Nyerere ko ni 71 none kabiri plutôt ndabyibuka cyane kuko wibuke iya ndirimbo Nyerere na Habyarimana hanze kubinkuku Habyarimana bakabinkota rutikanga impuruza Habyarimana twayishyizeho kugira ngo indirimbo itazimira kuko hariho Kayibanda abaperezida bacu Nyerere na Kayibanda banze kubivuga ndabyibutse ariko iyo hanyuma muri okaziyo yihere ntabwo twakurikiye cyane bataha iteme ryo kurusoma rihuza Tanzania n'u Rwanda iyo ndirimbo mwayirimbye inshuro ebyiri se ubwa kabiri twajyanye muri studio tuvanamo izina rya Kayibanda ariko zikora kuri radio Rwanda ziba zihari ibirori biba byari ku bwa Kayibanda mushyiramo Kayibanda na Nyerere noneho muyijyana muri studio nyuma
tuyijyana hajyamo Habyarimana kugira ngo izasohoke. Habyarimana yarafashe ubwo abo perezida mu baririmba bombi muteze ibyo Kayibanda byarasibamye nyerewe yarakiriho eh nyerese yamaze imyaka ingahe inde nyere harya yabaye igihe kirekire cyane mfite amatsiko yo kongera kumva agace gato k'iyo ndirimbo. aba perezida bacu se ubwo niyo mwahimbye mutaha ikiraro Matayo niho mwarimbye mwabo ba perezida. nge nari nkiri mu mashuri ntabwo nari mpari uwo munsi ariko aho ninjiriye muri korale turayizamura izina rya Kayibanda turivanaho dushyiraho Habyarimana. amateka akomeye cyane ni amateka akomeye. tuba tukiri ku ndirimbo niba hari icyo mwibukaho bahimbiye ku kiraro Kiraro gihuza Tanzania n'u Rwanda. tukaba tugifite amatsiko ukuntu nyine indirimbo baje kuyiririmba mu birori no muri studio bakarimbamo abayobozi b'ibihugu batandukanye. oya bataye ikiraro cyo ku Rusumo Kayibanda yakiri perezida noneho tuyijyana muri studio ku bwa Habyarimana. ubwo rero urumva byari ngombwa ko gufata Kayibanda ugashyira Habyarimana y'isufi yo gukora za double crochet bikareshya Kayibanda Habyarimana. ako kamoso mwarimbyemo bwa mbere umuperezida wa mbere mukarimbeho nako mwarimbyemo musimbuje n'izina twumve. abaperezida bacu Nyerere na Kayibanda banze kuba inkuku bakaba inkubazeza bakaba inkotanyi cyane. muza gusimbuza rero ubwo yari Kayibanda. abaperezida bacu Nyerere na Habyarimana banze kuba inkuku. aussi simple que ça. ni amateka. hanyuma ndumva rwose byose mubizi turakomeza ikiganiro. uretse ibyo biguriro twumvise niba nta bindi twakomeza ariko hari n'icyo muza kwibuka wenda mu biganiro mwaza kutubwira. ariko ntihari imisazi ikomeye mwagiye muri imisazi ikomeye mwaririmbye zikomeye kuko z'abantu bakomeye ntazigeze zibaho. yubire ya Habyarimana. aha tubwire ibyari bimeze bite rero tubwire yabaye ryari. Louis Mars 87. Louis Mars 87. imyaka 50 y'amavuko ya Habyarimana, imyaka 25 ya mariage n'imyaka 15 y'ubutegetsi. nayo yateguwe mu buryo buremereye nk'ayandi yo ku Nyundo. bukomeye cyane ku buryo twari dufite n'abantu bo muri abasirikare bo muri kompanyi music aribo bacuranze gucuranga. bo baririmbye Nyamurangwa n'impuhwe. Nyamurangwa n'impuhwe n'umuzizi muri mpuza. hari indirimbo se ihariye mwahimbiye uwo munsi. oya ariko Nyamurangwa n'impuhwe icyo gihe twashyizemo partition ya trompette na cor. biba ngombwa rero ko twegera ntuza kompanyi musique. ndibuka ko njye na Matayo twajyagayo kubigisha igihe bazajya baziramo kuko ntuza ni hamwe na hamwe. ndibuka ko twajyaga muri Kando Kigali. Bisabire hehe Saint Michel. mwayiteguye mwafashe igihe kingana iki cyo gutegura misa nk'iyo y'umukuru w'igihugu. twabitangiye tutabizi Matayo yaranze kutubwira. tukabona yazanye indirimbo tukaririmba nuko igihe cyegereje niho yatubwiye ati tuzaririmba misa yo. misa mwavuze ko ya 8 z'ukwa gatatu ubwo mwari mwatangiye nko mu kwa mbere cyangwa exact. aho umenya ari na mbere ya aya ni nko mu kwa mbere. kuko iyo mwaririmba gutyo ntacyo babahaga nta kintu mwahawe icyo gihe yaduhaye miliyoni imwe. kwari menshi. icyo gihe yari menshi. instrument. ubushyuhe sibo bazitwaye ejo bundi muri 94
twari twarazibatije tuzibakodesha izo instrument orchestre no star noneho jenoside itangiye barazamukana nkuko nababwiraga nyine yego twamenye ko ari uwo munsi nyuma mbese yabigize ibanga Matayo abigira ibanga kugeza hafi umunsi ugiye kugera ubwo rero mwabimenye twamenye hasigaye nk'icyumweru mwabyakiriye mute bamwe babifashe neza abandi basanga ari ukwivanga cyane muri politike ndetse byaje na nyuma kuba intandaro yo gutandukana kwa Radio Kigali n'Indahemuka. Ubwo niho twari kugera rero utubwire uko byagenze no kugira ngo mutandukane byari bitewe n'iki rero. Byari byinshi ariko bitavugwa, ukabona abantu nk'iyo ndirimbo bitwa iyo misa ndumva ariyo yari kajije cyane kuko hari bamwe bavuze ngo ngo dutangiye kuba politike ntuzo twagiye mu bintu bya politike biba urwitwazo kugira ngo ariko wenda sinzi nabisubije inyuma ni byiza kuvuga nyine ko icyo gikorwa cyo gutandukana nacyo ni igikorwa cyo kuza kuvugaho bikomeye ariko uburemere bw'iyo misa ubwo mwageze mu kwitegura arabibahishe ariko ukuntu misa yari imeze ubwayo nibwo bwa mbere twambaye uniforme ndibuka ko batudodeshereje uniforme y'intuza pantaro n'ishati na gilet rouge ari bande bayidodesheje ntuza Matayo sinzi uko yabigenje ubwo byabakingaga nyine hari ahantu bamuteraga ubwo barabyishyuye muri presidence muri presidence bagomba kuba babyishyuye wenda kugira ngo awudodeshe za uniforme kugira ngo ategure igikorwa ntabwo tizaziyo yatwatse twaragiye turipimisha gusa mwambaye uniforme umunsi urageze bababwiye inkuru inkweto zisa z'imikara ntawanyuranyaga n'undi nuko noneho ubwo mu kiliziya nyine hari urumva abasenyeri n'abapadiri n'ababikira bindo bambaye smart birumvikana perezida ari hariya n'umugore we akikijwe n'abaminisitiri n'abambasaderi korali iri hariya na fanfare zabo mbese bya ekipoma yose turaririmba nyine mwari mwicaye mute mu kiliziya fanfare yari yicaye ahantu nayo namwe mwicaye bari inyuma yacu urabona ko hameze aho amakorali ahagarara ari bano bari inyuma bari nko ku ruhande yahagana ku ruhande hari na za tamburu nizo zari ampere rokere zijya kwegera irya nkingi yo hirya muririmbye misa rero turirimbye misa icyo gihe niho numvise abakristo bakoma amashyi indirimbo irangiye nyamurangwa n'impuhwe bakayigamba bacuranga za koro bakarwanya bacuranga za clarinette byari biryoshye mutashye bari bamuherwa runtu ariko n'intuza byaje kuba nyuma kuko icyo gihe ntuza ubundi fanfare ya gisirikare niyo yatwakompanyije noneho nyuma tumaze kugura ibyuma nibwo bamutashya rero za saxophone nyuma y'icyo gihe mbese babonye amafaranga muraririmbye rero neza barabashima babahaye n'amafaranga miliyoni mwayakoresheje iki yaguze za instrument donc ndetse icyo gihe byarakomeye instrument zabaye commandé en direct de Bruxelles par l'ambassade ambassade y'u Rwanda i Bruxelles ndetse instrument zigeze i Kanombe batanga ordre ngo bazijyane kwa Matayo mbese zari intuza hors tax kubera ko zari zabaye commandé par la présidence ngo viroma irakorwa ndibuka ko hasigaye nka 500,000 ndetse ntabwo zari zihenze cyane hasigaye nka 500,000
noneho zigakoreshwa nyine dans de petits besoins nko kwiyakira nuko ariko niho umuntu yavuga ko kesi ya Chorale de Kigali yagize amafaranga menshi bwa mbere. hari icyo wongeraho? ndibuka ko hari abantu babaye batishimiye nyine uburyo amafaranga yakoreshejwe ahari, sinzi niba ari nabyo byavuyemo iyo ntandaro, uko baravuga batari ko Habyarimana yaduhaye amafaranga akagura biriya bikoresho akanasaguka ko ndetse yanadutumiye kujya kunywera iwe i Kanombe mata y'akanga, tukayoberwa impamvu yabyanze, none n'amafaranga yasagutse nta dusengereyemo mu kontantuma nyine ubwo urumva zatangiye kuzamuka. Hanyuma ngiye kumva numva ngo bacitsemo kabiri, ndavuga nti ibyo ari byo byose ngewe ndakurikira uwo muntu wampamagaye mvuye Butare akambwira ngo nize dukomezanye muri Chorale de Kigali, nkurikira Matayo abandi baragenda bajya mu Ndahemuka. iki gikorwa cyo gucikamo kabiri ni ikintu kiremereye. Abantu si cyo cyabashwanisha bigatuma bakora amakorali abiri. Byarabaye ariko ubwo byatewe n'amafaranga gusa cyangwa haba hari ibindi bitera amacakubiri burya niyo bavugaga cyane, ariko ubwo ntihabuze udutekerezo twabaga turi inyuma nyine tugaragaza umuntu akumva atari areze. Aya macakubiri twayacukumbura bigakunda simbizi. Bamwe baragiye abandi basigara muri Chorale de Kigali. Abagiye nibo benshi cyangwa nibo bake? Oya, bamaze gucikamo kabiri ntuza abasigaye Chorale yakoze Rukritoma. Icyo gihe haje abandi bantu bashya bavuye mu maseminari muri Université Nationale, nuko bakaremera bajemo. Tugiye nko mu mibare Chorale icyo gihe ubwo ni 87. Icyo gihe rifite nk'abantu bangahe muri rusange, noneho bacitsemo kabiri hasigara bangahe, hagenda bangahe kugira ngo umuntu yumve neza Ikigerera. Ndibuka ko repetition twatangiye tumaze gucikamo kabiri, repetition twayikoreraga urabona muri quartier commercial, manuka kuri Centenary House, manuka ku gahanda ugere kuri ahantu hari station ya essence, ukomeze hepfo ukomeze umanuke ujya kuri quartier commercial, ujya muhanda utaha hari Ministère de la Jeunesse, Ministère de la Jeunesse et des Sports iyobowe na Ndindirimana Augustin. Aho ngaho niho twakoreraga, hari salle de réunion y'iyo ministère, niho twakoreraga repetition. Ministre yemeye ko tujya dukoramo repetition na instruments zacu ziza niho zabaye. No kuva mbere mwakoreraga repetition ni guhera icyo gihe cy'inani na karindwi. Mbere se mwakoreraga mutaratandukana? Twabaje gukora kuri Radio Rwanda ibi ya ruguru, twakoreye henshi hariya mu gikari cya BRD niko umuntu yavuga hariya. Hanyuma nyuma rero tuza twaje kubona sale hano pendant un certain temps Muri Simple. Oya hano kuri Sainte Famille. Ariko rero cyo ko twanakoreye muri lycée Notre Dame igihe gito cyane, hariya kuri imbere y'ibiro bya directrice, Rwanda rwa sale polyvalente. Chorale de Kigali rero ibyaye ebyiri. Abantu babyakiriye bate? Abari bazi Chorale de Kigali iririmba neza, irimo abantu baririmba neza, bumvise hari abagiye mwumva byarakiriwe bite? C'est difficile à dire, ntabwo byoroshye. Ab'ingenzi bagiye ni bande muri Chorale de Kigali? Akamari, fata Karangwa Karaveri,
Kalisa fata Kalisa Kalisa. kandi abo ni bari mu babishize ku yego fata nka Celestin, fata Mutarambirwa Joseph, fata uwo nkaka Celestin yari ari mu bayishinze nawe muri ba bandi benshi mwavuze. ntabwo byabahungabanyije abasigaye. oya kwagiye ibikonyozira Rwakabayiza Jean Berkimasi, Matayo, Kalisa murumuna wa Rwakabayiza, abo ni abasigaye. uyu rurangiza mu gucuranga Kayigamba Jean Dodier, Karwanyi bose urumva ahubwo niho bari hari bitanga ahubwo bagiye bose abo ni abasigaye Benari Habyarimana. ibyo byose mwasigaye abasigaye bafite na Mutashya ubwo yari amaze kuva mu Ruhengeri, na Karekezi ya Robert le grand bassiste muzi, na Rwangarinde Jean Marie Vianney. iyo yaba ariyo mpamvu yatumye baguma bitwa Chorale de Kigali. Yego nyine twarabiburanye ugize ngo ntibyapfuye kwizana. Icyo gihe twakoze statut ndibuka n'igihe waziteguye, hanyuma twaka ubuzima gatozi. Sinzi rero ukuntu mu Ndahemuka babimenye, nabo bashaka bakora imishuzo, bakora statut nabo bakora statut bigera hakurya muri ministeri. Mu gihe nabibonye ahamagara Matayati ibi ni ibiki ko mbona amastatut abiri n'iki. Ubu afite bishaka kuvuga ko mbere yuko izina Indahemuka ribaho bari bifuje kujyana izina Chorale de Kigali. Rero turatanguranwa nyine. Indahemuka ubwo nta kintu rigenura wenda birashoboka. mwebwe muraritsindira muri gumaho. Twararitsindiye ariko urumva Matayo yari ishyikiraga kwa Archevêque, na Archevêque yadutumiraga inshuro nyinshi tukajya kunywera iwe tukarya encore plus muri guverinoma. urumva se Matayo yari gutsindwa nande cyane ko ari nawe wari wahimbye izo ndirimbo zose agategura misa. ese dusoza kuri icyo kibazo ndababaza cyane nyuma gusa, umuntu yavuga ko icyatumye Chorale de Kigali icikamo kabiri ari iki, mu magambo makeya kugira ngo tugisoze icyo ngicyo. ubu ushaka kubyumva ati kugira ngo Chorale de Kigali ive muri Indahemuka byari bitewe n'iki? Ndibuka mbere yuko biba officiel gutyo habanje ikintu cy'icyuka, abantu b'Inyamirambo bashaka kwerekana ko aribo bagize Chorale de Kigali, abo ku Muhima akaba ari secondaire. Icyo kintu kigeze kubaho Muhima Nyamirambo, nabikurikiraga hari abo byashimishaga kumva. Ikaba impamvu yongeye se ifatika yatuma abantu bashwana? Ubwo navugaga uko byatangiye, hari Chorale de Kigali Nyamirambo na Chorale de Kigali yo ku Muhima, ako kantu kabayeho. tuba dusanzwe abo bose twavuze amazina, mwavuze amazina uko bisanze mu bice, bisanze n'ubundi bamwe batuye Nyamirambo abandi batuye ku Muhima. Sinzi abanyamatiku ntawe umenya aho bahera icyo kintu cyabayeho, ukumva umuntu deja nka abitwaga Bankurikiye nkana bo hepfo ngaha ku Muhima ntabwo bari abarimu twaririmbanaga muri Chorale de Kigali. Noneho abantu b'Inyamirambo bagashaka kwerekana ko abo ku Muhima batazi kuririmba nkabo. Ako kantu kabayeho nako bigatuma bagira complexe d'infériorité abo ku Muhima. Kandi unarebye bimaze gucikamo kabiri juste abenshi bagiye mu Ndahemuka. Ndabona Gasasira kigomba kubivuguruza cyangwa kubishimangira. Hari ikintu cya mécontentement. Ndibuka ko hari uwigeze kuvuga ati ariko Matayo ariko ibyo byaje nyuma ntabwo ari byo. Hari ubwo bigeze
kumubwira ngo ayo mafaranga ko tutazi irengero ryayo yasagutse uyagura iki ko iza uniforme tuzifite ibindi bagahora bafite ipfunwe ry'uko batarigize ikintu bayafataho akaba abitse mu buryo batazi n'aho abitse. hari n'abaporopoza ngo tuyagabane nabyo barabiporopoje. noneho rero ubwo gestionnaire wacu twadusanzwe dutanga cotisation uwitwa Nzagibwami Henrico yari amaze ubundi hari imyaka yari igenewe gutorerwamo komite Nzagibwami noneho bamutora kuba trésorier yakoraga kwa Ramuji kwa Ramuji hariya mu Muhindi yari declarant douane. noneho imyaka ibirindwi atarongera kurekura ubutegetsi ngo batore undi mujera. noneho abantu batari ko uriya muntu duhereza cotisation yashyira mu mufuka bagera i Nyamirambo bakayanywera twebwe ku Muhima ntabwo baduhamagara ngo tugende ab'i Nyamirambo bakajya kwa Gakarama bakayanywera twebwe tukajya tukumva baratwaka cotisation kandi ayo twatanze ntituzi n'ikindi yakoze. akatubwira gusa ngo yakoze ngo yaguze impapuro akora polikopi ibyo gusa na cotisation dutanga ugasanga nyine ibyo nabyo byose bigenda bikurura avantage. ubundi bene ibyo byagombye gukemurwa n'amategeko kandi ntayarahari ntayari yanditse ntacyo tuzanabicukumbura wenda n'ubundi buryo ushaka n'abandi bazabitubwiraho dukomeje ikiganiro. ndagira ngo rero mumubwire uko Radio Kigali yari ibanye n'abayobozi ba Kiliziya nicyo tubanza kuvugaho hanyuma umuntu atubwira uburyo yari ibanye n'abanyapolitiki nuko yabanaga na politiki y'igihugu mu myaka yashize nabwo twihuta. tutangire ku cy'abayobozi ba Kiliziya bari babanye bate abasenyeri amaparuwasi se amadiyoseze hari icyo mubiziho? nigeze ariko uzi ko hari n'ikindi twibagiwe kandi nacyo cyangombwa. hari indirimbo mujya mwumva ngo Rambura. iyo ndirimbo ya Rambura twagiye gutaha inzu ubwo nsubiye hahandi hirya muri bya bikorwa biremereye. twagiye gutaha inzu ya Prefe Zigira nyirazo ahantu bita mu Gasiza ni munsi ya Rambura. turagenda turirimba yo misa Habyarimana yari ahari abaminisitiri abadepite abambasaderi inzu ya yindi ifite style y'abashinwa imeze gutya ifite plafond imeze gutya. abantu nyine nabo twahakoreye amateka. Rambura ni iyihe ubwo ni iyihe? Rambura ni ya yindi yo gutura na ntuza introite ni ya yindi yo gutura Singizo horaho niyo yari introite izina rye kuko ari ikirenga. ariko hari iyindi bitarambura ya yindi yo gutura akira igitambo cy'abana bawe Nyagasani. nibwo yaririmbwe icyo gihe nibwo yaririmbwe bwa mbere. ariko aho bari tunayirimba babaye amafaranga se? Zigira Nyirazo yaratanze nuko nyine Matayo yabigiraga ibanga. Yaraga me kontantoma yabakarangwa yari ifite ishingiro. Matayo yari ikanyiza. ubwo umuntu aragenda yumva ariko impamvu yo kugira baduhaye imodoka baratwakira turidagadura turanywa turarya imodoka yanyu bwite cyangwa ibisiga byari batwara na Tracom
okay. twari ku kibazo cyo mwari mubanye mute na kiliziya muri rusange, kuko urumva ibikorwa muvuga harimo rwose ibikomeye biri hanze ya kiliziya, hakaba kandi mwaravuze ko bashinga korali de Kigali mwavuga ko byari kuririmba mu kiliziya ikilatini abantu bagishoboye. Urumva hari kiliziya hakaba n'ibindi bikorwa. Umuntu haza kubona imibanire na kiliziya hano haruguru suritu Sainte Famille, kuko niho korali de Kigali yakunda kuririmbira. Hari byaterwaga n'abapadiri bahari. Umupadiri ubyitaho akaza kudushimira ko twaririmbye neza n'iki, akanadutumira. Ndibuka nka Padiri Gakirage niwe wakundaga kudutumira twaririmbye misa hano haruguru, ariko abandi n'abikino. Ariko hari uwaje kuza nyuma, ibyo ngibyo ntiyabyita, ahubwo akirwa atera hejuru ngo turirimbe indirimbo abakristo batazi. Mbese byaterwaga n'uwabaga ari ku butegetsi, ariko nta gushwana kwabayeho wenda ngo kiliziya ijye ivuga ngo muratandukira cyangwa n'umupadiri umwe yashobora kubivuga ku giti cye, ariko bakunda kugira n'intege. ni nayo igize icyo batubwiraga ngo nitujye turirimba iz'abakirisitu bazi. izo ntambara zihoraho mu makorali. Tukiri aho, hari abajyaga bavuga ngo korali de Kigali yavukiye ngo Sainte Famille, yavukiye Saint Michel, icyo kintu ntabwo twagikomeje. ni Sainte Famille. Mwari muhafite ibiro se, mwari muhafite iki gituma umuntu avuga ngo yaraho? Ni ukubera ko ariyo paruwasi bari barimo. ariko hari n'agasare twakoreragamo repetisiyo kari harya imbere winjira mu gikari kwa padiri, kari aho iruhande. ubundi twaba tukigira harya mu maguni ya paruwa ya kiliziya, ijwi kuri mu iguni, irindi mu iguni, hanyuma tukaza guhuriza aho ngaho. nishamikiye ku kibazo nababajije gikurikirana, nagira ngo munambwire ko uko korali de Kigali yari yitwaye, uko yitwaye mu bihe binyuranye byaranze amateka na politiki y'igihugu cyacu. ariko tugarutse gato no ku mibanire na kiliziya, Nsengiyumva yaradukundaga cyane, ku buryo kenshi yadutumiraga iwe, akagenda akatwakira, akabwira ababikira bakadutegurira ibi tukanywa. Nsengiyumva yari archevêque. archevêque uriya wasimbuwe na Ntihirwa nyine. Ndibuka ko turi ku Nyundo, tujya ku Nyundo, habaye nk'ipiganwa ry'abasenyeri. Bigira umwami yaduhaye 60,000 hasi. Yaduhaye 60,000. Noneho Muvoma iduha 150. oya, Muvoma ntacyo yatanze. Oya, ndabyibuka neza kuko na sheka ari njye rero ni wazirosovye. ariko hari uwaduhaye risase nk'animire. Oya, icyo gihe twagize 160,000 kubera ko Vincent ntiyumvise, abonye Bigira umwami aduhaye 60,000, yaduhaye 100. Yafashe ijambo aduha ijambo. Barishimishaga nyine namwe babafashirizamo. ubwo twageze uko yitwaye mu bihe bya politiki binyuranye, cy'umubyibukaho akantu kabasigayemo. Aburetse izo ndirimbo twaririmbaga ku minsi mikuru y'igihugu, nta yindi myitwarire, ntacyo mbona do special. none se ko hari abibaza ko hari isano korali de Kigali yabifitanye na politiki zitandukanye zagiye ziranga igihugu, baba bibeshya cyangwa bahera nyine kuri izo ndirimbo zagiye ziririmbwa? Bahera kuri izo ndirimbo zaririmbwaga noza ku minsi mikuru ya politiki. Yes, uretse nk'ayo mafaranga mwagiye mubona, ubundi korali de Kigali yakoragaho umutungo, uretse nk'ayo mwagiye muhabwa, nta handi yakoraga umutungo? Ntawe. Ubwo ibikorwa bigakorwa bite? Twarakotezaga ariko navyo bake ntabwo nuza Papiyasi ariwe wari trezorier. Ariko ni bake nyine, ntabwo ari ndibuka ko ntabwo ari umutungo uremereye. ubwo yabaga nkangahe cotisation
umunyamuryango si amafaranga 100 se abandi 50 bitewe uko ubibona ubushobozi nta tegeko ryavugaga ngo naya uko ari ukwitanga bisanzwe nta wirukanirwaga ko atatanze cotisation ibyo twaba cyane ko twanabitangiye ari uko tumaze kugera muri Eden Garden tuvuye hariya muri Ministère de la Jeunesse. ubwo twari dufite n'abashomeri justement ntabwo wajya kubwira umushomeri waje kurimba ku giti volontairement umubwire ngo nutaririmba nudatanga amafaranga kandi nta kazi afite ndakwirukana icyo gihe byaba gusenya korali mukabihorera Kigali yagiye ahubwo Matayo yigeze gushyiraho akantu buri kwezi abashomeri tukabakira koshoza tubiho byakoraga korali ikaba ku kwezi Matayo yavugaga ati hari abantu bashomye ntabwo bari benshi batagiraga akazi ngiye kubaza ntiyabagiye bavuga ko Radio Kigali ari y'abasirimu ngira ngo na hose byahereye kuba harimo abantu benshi bari bafite akazi n'abatagafite bagafashwa ngira ngo nibyo byose bagiye bashingira n'ibyo namwe barabibabwiraga icyo gihe na mbere nkiri umunyeshuri nyiri muri secondaire numva radio numva korali do Kigali kuri radio hari abakomantatori kuri radio bavuga ngo ni indirimbo mumaze kumva ni indirimbo y'abasirimu b'i Kigali abasirimu b'i Kigali c'était des fonctionnaires on sait Léon Barushimana uriya organiste yari ordonnateur trésorier du Rwanda ari wa mafaranga y'igihugu we asohoka anyuraho reba Muswayire secrétaire général muri présidence reba Soruvi yamuremye na Karangwa bayobora radio reba Makarisa Kariziti cadre muri ministeri y'uburezi bari bakomeye n'aba Jean Marie Vianney ntibari boroshye gestionnaire wa ejo bundi nejo bundi aho ngaho kandi nawe ntiwari woroshye reka yewe ko narakaye kantu kibere aho muri cyese zose yari kagahunda mu wari ufite umushahara uhoraho buriya ufite umushahara uhoraho burya wizeye turashimira cyane bwana Gasasira Kostika Stanislas, bwana Uwimana Jean Marie Vianney na bwana Rwamukwaya Leonard ku mateka menshi basangije abakunzi ba Chorale de Kigali. Twizeye ko mwamenye byinshi mutari muzi byaranze Chorale yamenywe n'abatari bake. Ubutaha tuzakomeza kumva uko Chorale yakomeje kwiyubaka ndetse ikagera naho yagura amarembo n'abagore bakayibonamo. Wabuze uko byagenze se? Ntimuzacikwe n'igice cya gatatu cya filime mbarankuru ku mateka ya Chorale de Kigali. Turabashimiye mukomeze munyurwe n'ibyo Chorale de Kigali bagezaho ku mbuga nkoranyambaga zayo nka Instagram, Twitter, Facebook na website yayo ariyo www.choraledekigali.rw. Ushobora kandi kutwandikira kuri email ariyo choraledekigali@gmail.com. kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yayo kugira ngo mujye muhita mubibona bikigeraho. Tubifurije amahoro y'Imana.